asanga se oya, ubuzima bumaze kumucanga, ibyo yajyanye amaze kubyaya, ubuzima buramuhagararana, yisubiramo. Kuki se atagiye kumureba? Twabonye ko intama bagiye kuyishaka, igiceri nacyo baragishatse, kuki umwana w'ikirara batamushatse? Reba hano, ndashoje, reba hano. Intama yo barayishatse, igiceri baragishaka, kuki uyu wagiye, kuki atagarutse agaruwe na se? Kuki sata mwigeze mwumva se yaragiye kumushaka? Oya, ubuzima bubi bwaramucanze, yaragiye. Abasinzi ba Suruduwira na za Chifu na za Tunuri batangira kujya bamucira mu macangwa ate, ko wari umuririmbyi ntiwari umudivantisi tusega, none uje kurwana natwe ibigage. Imbwa n'ingurube zitangira kumusiga ivu, arangije aravuga ati ubu buzima mbayemo. Ubundi reka mbatangarize, nzabasomera igihamya kiri mu ivugabutumwa kivuga yuko umuntu wavuye mu rusengero rw'abadivantitse akaruta akagenda. Haranditse ngo abantu bakomeza kwiruka kuri uwo muntu bamutakazaho umwanya, ngo imbaraga bamutakazaho bazitakaze ku banyamahanga, ngo be gutakaza ku mbaraga kuri abo bantu bamenye isabato. Haranditse ngo nabyihane nk'icyaha k'imbaraga ze zipfushije ubusa. Haranditse ngo nagaruka ntakongere kugirirwa icyizere. Haranditse ngo nacecekere mu materano mu nyandiko zibanze, ngo kandi n'inyunganizi ze azigabanye. Hakujya kubona ukabona umuntu yaragiye ngabo umugorozi, nyuma akaza ukumva ngo ayoboye igihande. Ntibyanditse gutyo, biranditse ngo nazamura n'urutoki aceceke, bamubwire bati ceceka. Ibyo bintu nzabibasomera mu nyandiko zibanze. Handitsemo yuko umuntu wavuye mu rusengero, ubundi twagiye duhabwa umucyo, dusoma ibitabo byinshi bigaragaza amateka y'iri toro ry'abadivantitse. Iri toro ni itoro rya gihanuzi. Enote yaranditse aravuga ngo iyi Imana ihamagaye itoro ryayo, n'ibyigize amatorero birahaguruka. Umuntu rero warivuyemo akagenda yishinze iby'abantu bamwoshya, harimo abaryise Babuloni. Impamvu iri toro hari inyandiko nyinshi zagiye zirigaragaza bavuga yuko ritazigera ngo riba Babuloni, ariko ugasanga abantu baragenda bashaka uburyo bwo kubibatiza. Enote yavuze iki? Ndashaka kubivuga mbisoma mwuka buhanuzi. Abafite ibi bitabo bajye babyandika. 155 ni ingingo. Umva uko Enote avuga. Imana ni igitabo cyitwa Evenema. Ku bantu bafite ibyaduka muzabireba, ku bantu bafite ibibaho muzayasoma. Haranditse ngo le Seigneur ne vous a pas donné une message pour appeler les adventistes du 7e jour Babylone et pour appeler le peuple de Dieu en sortir. Aya magambo aravuga ngo Imana ntabwo yigeze itanga ubutumwa bwo kwita abadivantitse mu munsi wa 7 Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubasohokamo. Ntabwo handitse ngo kuyisohokamo kuko si Babuloni, ahubwo haranditse ngo no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubasohokamo. Hepfo ngo toutes les raisons que pouvaient avancer à ce sujet selon les à mes yeux, car le Seigneur m'a donné des lumières de ceux qui se opposaient à tel message. Aya magambo aravuga ngo impamvu zose mushobora gutangana ubusa mu maso yanjye, kuko Imana yampaye umucyo uvuguruza ubutumwa nk'ubu ngubu. Je sais que le Seigneur met son église. Nzi uko Imana ikunda itoro ryayo. Elle ne doit pas être désorganisée. Iri toro ntirigomba kuvurunganywa ngo ricagagurike mu duce duto duto twigenga. C'est une idée. Iki gitekerezo nta kuri na guke kukirimo, nta n'umusaruro gishobora gutanga. Je vous le dis mes frères, ndababwira bene data, le Seigneur a un corps. Imana ifite umubiri ari wo torero, ni nayo izakora inyuzemo. Hepfo haranditse ngo iyo hagize ukora yitandukanije n'uyu mubiri ukorera kuri gahunda, iyo atangiye gupima itoro ry'Imana mu minzani y'abantu, mushobora kwemera mudashidikanya ko Imana itamuyoboye aribeshya. Icyitwa gupima itoro ry'Imana mu minzani y'abantu by'abasohoke muri iri torero, afata korari nk'iyi ngiyi, niba hari mu muntu urwagwa rwananiye kurucikaho akavuga ngo korari yose saba nk'ibinzoga, inzoga, ibyo subikuye. Icyo nicyo bisano ngo iyo yatangiye gupimira itoro ry'Imana mu minzani ya kimuntu. Niba ndi umukuru w'itoro nkaba nkekwaho gusambana, ntabwo itoro nyoboye kudyitirira ubusambanyi. Ibyo byitwa gupimira itoro ry'Imana mu minzani y'abantu. Enote asobanura ibi bihamya, yagiye agaragaza uburyo aba bantu bazasoza urugendo rwabo nabi.
N'uyu rero agiye kugaruka ntabwo yagarutse ari uko bamushatse, ahubwo yisubiyemo. Ibihamya bibiri nsoma narangiza nkava imbere yanyu, ariko ntekereza ko buri muntu wese akwiye kwibaza ibi bintu. Bikoreye kugira ngo mpaze kwifuza kw'iyi si, mbona indamu zayo n'ibinezeza byayo. Nibwiraga yuko nzabona kwishima kwinshi no kunezerwa kwinshi, ariko ibyo bintu byose bindya nk'inyo bikambabaza nk'umuriro. Umukristo atari ko none ubu ntabwo wabasha guhinduka ngo wihane. Uwo mugabo ati Imana yankuyeho kwihana. Imana agenje ati dore ubuhamya yaratanze ati Imana yankuyeho kwihana. Ijambo ryayo ntirimpumuriza yuko mbasha kwizera, ndetse ubwayo niyo yankuye yashyize niyo ndetse ubwayo niyo yamfungiye muri aka kazitiro k'icyuma. Abantu bose bo mu isi ntibashobora kunkuramo. None mbonye ishyano kwibwira iby'igihe kidashira birambabaza, nzihanganira imibabaro izambaza mu gihe kidashira. Umusobanuzi abwira Mukristo ati ujye wibuka iby'uyu muntu uri mu kazitiro akubera kabarore. Mukristo ati ibyo mbonye birantinyishije, kandi Imana imfashe kuba maso no kwirinda kugira ngo nzibukire impamvu y'umubaro w'uyu muntu. Dore uko urugendo rw'abantu ruzasoza. Uru rugendo ruzasoza Satani abishurwa agashinyaguro. Uru rugendo ruzasoza Satani abaremeyeho imishike. Urugendo ruzasoza bamwe batsinze mu bapfumu. Nzu mukuru w'itorero umwe waguye ku kabari, yarayoboye itorero imyaka 9, agiye kunywa irya nyuma, asohotse atsitara kuri kontwari abanza agahanga. Amakuru ye ntiyafite neza, nta myaka 3 ishize apfuye. Mbabwira amateka ibi bintu nzabigarukaho. Uyu buhamya yatanze yabwiye abantu uti nihamagariye Satani araza mbamo kuko Imana yankuyeho kwihana. Uyu niwe navuga ngo byari ibye bimucika seka abishakarira. Mbatangarize ko ubu muntu nteze amatwi wese ahangaha, nshobora kuba ndi umwe mu babwiriza bashobora kuba baje kurangiza dosiye yawe niba ugikomeje kwishinga ibintu abantu bakohe. Ndashaka kureba umuntu ugurisha icyubahiro akavuga ati nabaye igini rigenda nahemukiye Imana ndayigayisha, nariyandagarije nariyandaritse. Ndashaka kuriya mugabo mbohoza akansengera. Ndumva ndi mu mbaraga zo gusengera umuntu uje hano. Ndumva ndi mu mavuta yo gusengera umuntu uhagarara ahangaha akihana icyaha cyabivanye ku mutima. Ndashaka gusengera umuntu waje muri iri teraniro. Wa mbere ndabanza mbaza iki kibazo: waba wifuza kubatizwa ko kumera ya materano tuzabatiza? Ibyo biri mu burenganzira bwawe, ariko ukwiye gutekereza iherezo ryawe utararigeramo. Wari warahahamuye abantu babwira ko nta wakubwira ibintu mu izina ryabyo. Jye nzabivuga kama mbaye. Jye nzabisoma biceho byagaciye. Hari ibintu nzavugira hano n'abantu me bavuge batari kubundi iri shyano twaryikorerezaga kuki. Hari ibintu nzasomera hano ku buryo n'abantu me bazicuza icyatumye bantumira. Ikibazo cyanjye mbaza: waba ukeneye kubohoka no kwakira Yesu ubundi bushyashya? Niba warabaye imbwa ukavuga ati ndimbwa nkurikije ibyo yigishije, usabwe kuza hano nkagusengera kandi ukabohoka. Kandi niba wihannye neza, nusanga ndi mu bantu bazarangiza dosiye yawe, uziyakire. Ushobora gusanga umugoroba aribwo wumvise ibintu bikomeye kandi wajya guza buri munsi. Ndashaka kureba umuntu wa mbere uvuga uti Imana ibimfashemo. Ni abantu babiri: ndifuza kwihana, ndifuza kubatizwa. Nihamagariye Satani yaraje ambamo. Ndashaka kuriya mugabo nsengera nkabohoka, ndambiwe agahato k'abadayimoni. Ukavuga uti jye ndambiwe agahato, ngwino hano ukore mu biganza. Umuntu uri muri iri teraniro uvuga ati ndambiwe agahato k'abadayimoni, ndashaka kwihana nkabatizwa, singiye kugumya kujijisha, ndashaka kubatizwa, ngwino mutange inzira. Umuntu ushaka kwihana nkamusengera akihana akabatizwa mu muhinzira. Bavuga ati ndambiwe ibintu maze n'imyaka, nigiye wagiye mu kazitiro mbishaka, ndashaka ko bansengera kandi yifuza kubatizwa. Imana gumisha mwene data. Iki kibazo nta mukuru w'itoro wakintumye, nta pasoro wakintumye, nta wari uzi ko ndi bukibaze. Ni ikibazo ushobora gusubiza nabi ukarenga uruzitiro. Iki ni ikibazo ushobora kudatekerezaho ngo ugire meditation bikarangira Imana ikuye kwihana kuri wowe, ntiwuzongere kubwirizwa ngo ufashwe. Waba wifuza kuvugurura isezerano ryawe binyuze mu mubatizo, ukaba ushaka ko ngusengera, ngwino ngusengere. Umuntu uvuga ndambiwe ibintu maze n'imyaka myinshi bituma uyu munsi nta mahoro mfite, ndifuza kubatizwa,
mpawe ayo mahirwe ndayemeye. Tambuka, tambuka, abari haruguru mutambuke, abari hano mutambuke. Umuntu uvuga ati ndavugurura isezerano ryanjye, nahemukiye Imana irangaya, none binyujije muri uyu mubwiriza ndifuza kubatizwa. Tambuka, tambuka. Nawe ngo inyama y'ubwoba warayiciriye. Kimwe mu bintu Imana ikirisha abantu n'ubwoba burimo. Yuda 1:22 haranditse ngo abo bagisha impaka mubagirire impuhwe, abandi mubakirisha ubwoba mubahubuje mu muriro. Tambuka muha abantu inzira. Umuntu ushaka kubatizwa naze musengere. Umuntu urambiwe agahato k'abadayimoni, niba umutima ukubwa ati jya hariya wigize isarigoma, ngwino ngusengere. Niba umutima ukubwa ati jya hariya wigize isarigoma, ngwino ngusengere. Umuntu wese umutima uri gutoteza, uri kumubaza ikibazo yumva adafite igisubizo, Imana igumugisha. Umuntu umutima uri kubwira ati wigize ingare mu bantu, ngwino hano. Umuntu umutima uri kubwira ko yigize ingare, akaba yarigize isarigoma, umutima we ukaba uri kumubuza umutekano nyuma y'iki cyigisho. Nigishije ibintu bikomeye, yavuga ngo byari ibyo bimucika se kabishakarira. Gutuka umwuka wera si ukwica umuntu, bishobora kuba ari uguhabwa amahirwe rimwe, bigusaba guhaguruka ngo ugurishe icyubahiro Imana iguye ku mwuka wayo. Wabisuzugura umwuka wera w'Imana ntiyongere kukuvugisha. Ngwino. Umudivantise waje muri iri teraniro udafite umugayo mu rusengero, uvuga uti bigishije iby'abarozi n'imbwa, nsanga hari ibintu nasubiyeho nari narabyihannye, Imana ibimfashemo ndagiye bansengere, n'ubundi nta cyubahiro mfite, n'ubundi nandagaye. Umuntu umwuka wera w'Imana yagendereye ndi kwigisha, mu yandi magambo akamushyira ku mucanga. Niba wumva kugurisha icyubahiro ari ikiguzi watanga kigufi, ngwino ngusengere. Umudivu uvuga ati jyewe ndambiwe kujijisha, ubupagani n'ubu buyobe ndabyanze, ndi igiceri ariko ndashaka ko Yesu mubareba nanjye ndeba. Muha abantu inzira. Ntago gutuka umwuka wera ari ukwica umuntu. Haleluya. Amfitiye akamaro Yesu. Murabyibuka? Niwe ngabigenza gute? Niwe ngabo idukingira. Fata mu biganza bya mugenzi wawe mwicaranye, umubwire aya magambo nshaka ko umubwira. Nshingiye ku ndirimbo ko ntabona mwabikoze. Aha. Mubwire ngo habanze havuge uwa mbere, uwa kabiri ndamubwira icyo ari buvuge. Banza ubwire mugenzi wawe ngo ngaho bari bubanza. Aha, ubwo harabanza nde? Ye. Rero mubwire ijambo rivuga ngo imibabaro yo mu isi ntigutinyishe kuko Uwiteka ari we ngabo igukingira. Haleluya. Mwese mwabivuze? Amena. Ndanezerewe, ngize amahirwe n'umugisha wo kugera ahangaha no guhura na korari nziza cyane igihugu cy'u Rwanda, korari yitwa Haleluya. Uriya rero umuntu asa n'izina rye. Iyi korari yitwa neza, yitwa neza pe. Ntabwo ari izina rirerire, ntibarishyize mu Cyongereza ngo abatarakize barigate mu bihanga, ntabwo bigeze barishyira mu rundi rurimi tutumva, n'izina ryitwa Haleluya. Narishimye cyane ubwo numvaga ngo aba baririmbyi nibo bazaba bari ahangaha batangiza aya materaniro. Naranezerewe kurarikirwa kuza ahangaha, ntabwo nari mpazi, ahubwo nahanyuze umunsi umwe mvuye mu Birunga haruguru, nakoze amateraniro ahantu hitwa ku Murinzi, namaze y'icyumweru. Rero ndibuka ko namanutse ahantu hari amabuye menshi, ariko nabonye umuhanda ari uyu nguyu. Ndashaka kureba abantu bambonye bwa mbere, akaba aribwo bwa mbere tugiye kuganira. Namwe abaririmbyi ni ubwa mbere mumbonye, keretse muramutse mwarambonye mu muhanda, twarahuriye kuri iyi mihanda.
abambonye ku mihanda mwe muretse kuzamura. Iyo bavuze imihanda rero, dore ni ibi byuma, dore izi kamera mureba. Hari abo nabonye, nubona uyu mugabo n'uriya musore bari gutambagiza iyi kamera, uzahengeka iminwa, bizaza ari uko bimeze. Hari n'abantu mutajya mwitonda. Dore ibi bintu ejo biratangira bigaragare ku isi. Nabonye bamwe mwibereye mu matelefone, akagutunga kamera, iminwa ukayizamura ukayigira urye, urarye ntumbi, birakureba. Nushaka uze kumwegera utisubiza inyuma ndebe, kuko ibinwa nari nabiretuye nagize ntya, none mbabarira rwose wo karama we aka kantu uzagakati. Nyamara da ubwo ndabarabuye ntimusubire. Nubona akwerekejeho iri jisho rya kamera, nyabuneka itware neza, nuko n'abantu nabonye bagenda banyuranyuranwamo. Niba udafite gahunda wahawe n'itoro yo gucunga umutekano, mugume aho muri. Rero ndashaka kureba abantu basanzwe banzi barambonye, atari ubwa mbere duhuriye mu materaniro. Muzamura ikiganza cy'iburyo. Muri benshi rwose, Imana ibahe umugisha. Yego, amazina yanjye nitwa Samuel Mutabaruka, niryo nitwa, ni naryo nahawe n'ababyeyi, ariko ni amazina yanjye nkunda cyane. Ni amazina afite ubusobanuro. Ndi umupapa rero, ndubatse, mfite umudamu, umugore n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Uw'imfura afite imyaka, tambuka ku isabato no ku cyumweru saa 9. Ntabwo niba ugira televiziyo wawe ntabwo wambwira ko mbonye bwa mbere, kuko namaze imyaka 4 ntambutsayo ibiganiro. Rero uretse ko ubu nabihagaritse, ubundi ahandi duhurira ku mbuga nkoranyambaga. Kuri YouTube ukanze Mutabaruka Samuel urambona. Hari abantu nageze hano barambwira bati ndagufite na Musoni Faraviye. Musoni Faraviye ari hano hepfo Nyarubande, arampamagaye mu kanya. Abamukunda ndetse n'abamuzi n'abatamuzi, mwakira izo ntashyo. Uwiteka aduhana umugisha. Niba ngombwa nawe hano azahagera. Ntabwo ari ubwa mbere abantu bumvise iyi nsanganyamatsiko. Ndi bwuzuri iyi nsanganyamatsiko. Korari yitwa Biringiye Yesu, abiringiye Imana, yakoze ivuna rikomeye cyane, ryanditse amateka. Mwumvisemo n'indirimbo basohoye uwo munsi, numvise hano bayicuranze, yari indirimbo nziza cyane. Ryari ivuna ry'amateka rifite insanganyamatsiko igira iti byari ibye. Birangije bimucika aseka, nyuma abishaka arira. Igihe kingana n'icyumweru, nibiba ngombwa tuzongeraho ikindi cya 2, ariko ibyo nasezeranye n'abayobozi n'icyumweru. Icya 2 ubwo ngubwo pastor ntandebe nabi, ubwo turacyari isashimwe. Haleluya. Impamvu ibyo bintu nisegura nuko ngewe ngira indwara ijya imfata imeze nk'igicuri. Yesu ashimwe. Ku buryo ubu ngubu ugiye nitwa Mbarubukeye. Ngiye narwaye stroke. Abantu bari aha ngaha bazi stroke barayizi. Ni indwara mbi cyane yansigiye rero uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso. Ariko iyo ndwara hari igihe rwose iyo nakoze ibitondo byinshi umubiri wanjye unanirwa no kwibyutsa bikananira. Ni nayo mpanuka yambayeho uyu munsi. Nabyutse saa 2:30. No, nabyutse saa 1:30. Nditegura nambara imyenda. Saa 2:30 nibwo nari mpagurutse aho narindi. Ndaza nyura umuhanda muremure cyane, ngeze hepfo ahitwa za Ngororero, kuko ntago naje nkomotse i Kigali, naje nkomotse mu Ruhango. Ibintu uzabishyiremo sashimwe. Ndangije ngeze Ngororero ndabimuhereza, ariko ntiyanyurwa. Aravuga ati ndakwandikira kuri kugenda nabi mu muhanda. Ahubwo ni wambare ko ngiye mu materaniro, ati n'isabato wanayishe. Ati buse kubona bigeze saa 3 n'igice saa 4.
ati urabona utayishe kweri? Arangije musaba imbabazi arazinyima ndigendera. Yanyandikiye ariko ntacyo bintwaye, Yesu niwe boss wanjye. Ngeze Mukamira habura nk'ibirometero nka 5 ngo mpagere, ngiye kumva numva ipine ry'ipikipiki nari ndiho riricaye, nari nanaguye. Ntegereza umuntu wamfasha, hari abakoresha uriya muhanda wa Ngororero murabizi. Birayoberana birangira nyigendeyeho inyuma yigira gutya, ngera ku isantere dusangana umusimari wayijombye, ipine iraridoda. Twahamagaye umukanishi Mukamira araza zana shamburayeri, ibyo byantwaye isaha. Niyo mpamvu mubona naje nakererewe. Abanciriyeho iteka rero, uburebure bw'ijoro bumenywa n'umuzamu gusa, nta wundi muntu ujya umenya ko ijoro ari rirerire. Ibyambayeho nijya ubizi, nta wundi umenya ko ijoro rigira amasaha 28 keretse warayadasinziriye. Ubwo niba wanciriyeho iteka birakureba, ubwo ninigisha ntufashwe nabwo birakureba. Tugiye rero kurebera hamwe insanganyamatsiko ivuga ngo byari ibye. Byagenje bite? Birangije bimucika aseka, nyuma abishaka aseka. Niko navuze, abishaka arira. Mumaze akanya mwicare nimuhaguruke dusenge. Noneho mukande ubikigisho kiratangiye. Reka dusenge. Nyagasani Mana yacu, mubyeyi wacu dukunda cyane, urukundo rukomeye. Nanone turishimye kandi turanezerewe. Korari zimaze kutuzamura mu kirere, tumaze kunezererwa imirimo n'ibitangaza byawe. Imana ni nziza kuri twe, uhabwa icyubahiro. Ubwo watumye tugandagaza ngo twumve ijambo ryawe mu buryo bwombi, mu ndirimbo no mu bibwirizwa. Reka umwuka wera w'Imana dukoreshe ibikomeye. Aya magambo aturuka mu kanwa k'abaririmbyi n'akanwa k'umubwiriza agere mu mitima yacu ameze nk'inkota ihinguranya ubugingo, bidutere kwihana no guhinduka no kwihana rwose, kugira ngo tuzakirizwe mu bwami bwawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Kubera iki nateguye iyi nsanganyamatsiko? Byari ibye. Umunyarwanda w'umuhanga yaravuze ngo mu isibaniro ry'amagara aseseka, iyo amagara aterewe hejuru umuntu wese asamaye. Ya gatandatu, Imana ibwira Nowa ngo iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye. Baza inkuge mu giti cyitwa gofero, nurangiza uyihomesha ubushishi imbere n'inyuma. Nuko kuntu handitse, Imana imubwira ngo nabaze inkuge mu giti cyitwa gofero, ikamubwira ngo nahome ubushishi ahera imbere n'inyuma. Ndababwira icyo yaravuze. Abana muceceke tugendane mbabwira akantu. Kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Nisani muri 31, uretse abana bari kuvuga, umuntu wese urengeje imyaka 12 arebe hano yumva ibi bintu. Ndashaka kubanza kuvuga amagambo akomeye ahangaha mbere yo kwigisha iri somo. Aya ni amateraniro ushobora kuzasiba mu buzima bwawe, Imana igahita igukuraho kwihana, ntuzongere kumva umutima ugukomanga. Aya ni amateraniro ushobora kuzavugiramo amagambo wishakiye. Babantu babaye bagira ivuzi cyane, ibintu byose akavuga ntagire rutangira, ibyanegura akabenegura. Hari abantu baba bateye batyo, ndaje mbisome. Aha ni ahantu ushobora kuzavugira amagambo bikazagutera umwaka mu myaka y'ubuzima bwawe bwose, bikakugiraho ingaruka kandi byarakomotse muri rya teraniro. Kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Nisani muri 31, ni igihe Yesu yarashoje iteraniro mu gashyamba. Cyari icyumweru cyari kigizwe n'iminsi 7. Kuri iyo tariki ibintu Yesu yakoze mu minsi 7, kuri 17, kuri 15, kuri 16 na 7 n'umunani, ni iminsi 7 yabayeho. Eneweti yavuze amagambo akomeye cyane avuga ngo buri jambo ryose ryamuvuye mu kanwa n'umunyabyaha yahuranaga nawe wese, ngo yahabwaga uburenganzira bwo kwakira ubuntu bw'Imana, akamwemera nk'umwami n'umukiza w'imibereho ye. Ariko uwagiraga ibyago ntabe yateguye umutima, yamugeragaho ubutazongera kumugarukaho, umwuka wera w'Imana agahita amukurwaho.
narasomye ngo urugendo rwa Pawulo ahuye n'uwitwa Feliki ndetse na Agiripa. Aba bagabo bombi Imana yari yabateguriye ko bazahura na Yesu, bazahura na Pawulo, bazahura n'umuntu urimo umwuka w'Imana akaba yabagirira umumaro. Ariko umwe amwicaye imbere aramubwiye ati nzatumira umugore wanjye tukumve turi kumwe. Undi arangira aramubwiye ati kandi nzaguhamagara twicarane twumve ko ibintu uvuze bifite agaciro. Haranditse ngo akimara kumubwira ibyo yahise arenga uruzitiro rw'imbabazi, yuzuza igikombe cyo gukiranirwa, umwuka wera ahita amuvaho ntiyongeye kumuvugisha. Uwa kabiri ni uwitwa Feliki. Feliki nawe yabwiye Pawulo ati umva ubuze gato ukanyemeza. Ni Feliki na Agiripa, n'umwe muri abo ngabo. Abo bantu babiri mbabwiye bavuze ayo magambo, ariko narasomye ngo umwuka wera w'Imana ahitaga bakurwaho. Haranditse hepfo ngo urugendo rw'ababwiriza butumwa n'abaririmbyi nk'aba bavuye ku Gisenyi, ngo mu minsi y'imperuka ngo bamwe muri abo bazaba barimo n'inkunguzi. Ntabwo nzi inkunguzi niba muyizi. Inkunguzi murayizi? Iyo bavuze inkunguzi, iyo umwana umuhaye igikoma agasiribanga amaguru akajya aterera imyenda hejuru, umucisha akanyafuti, wa nkunguzi we uzi kungurira. Murabizi? Babyita ati urisema. Sinzi uko hano mubyita, ni imvugo imenyerewe. Rero mu rugendo rw'ababwiriza haba baririmbyi, jye nasomye amagambo akomeye cyane avuga ngo umuntu utazajya mu ijuru, amatike Imana yagiye itanga haba ku babwiriza n'abaririmbyi, ngo umuntu azayishyura. Ikibazo nibajije, azayishyurira? Ndaje mbabwira aho azayishyura nyine ibintu ngiye gusoma aha ngaha. Icyo rero nashaka kubabwira ni iki: twebwe dushobora kwicara aha ngaha tutazi impamvu nyamukuru. Mu gitabo cyitwa Wifuze Byose paje 495 haranditswe ngo ku muntu wese hari umunsi umubera mwiza, igihe umucyo umurikira inzira ye, hakaba igihe cy'imbabazi maze agashobora kwiyunga n'Imana. Hepfo ngo ariko ubwo buntu bugira iherezo, imbabazi zakomeza gutakamba kugeza igihe kirekire cyane, nubwo zizaba zititaho ndetse zanzwe, ariko igihe kirageze kugira ngo zumvikanishe buheruka irarika ryazo. Hepfo haranditse ngo hari ubwo umutima winangira ukareka gukomeza kumvira ijwi ry'Imana. Hepfo ngo nuko iryo jwi rikareka gukomeza kwinginga umunyabyaha, maze igihe kikagera imiburo no gucyaha nibibe bicyumvikana. Biragusaba kuzatega amatwi cyane, biragusaba kutazasiba aya materaniro. Ikibwirizwa cyaha ngaha jye nzajya nkibara mu mafaranga, nzajya nkibarira amafaranga. Hari televiziyo imwe nigeze kubwirizaho, buri cyigisho nishyuraga 198,700 cy'isaha n'iminota 30. Ikibwirizwa buriya aba bantu bakoresha ibi byuma kubera kweditinga, kubera akazi kenshi kabibamo, kubera na interineti biba byatwaye, baragenda bakagukomangira amafaranga akazamuka. Ubu hari abantu babonye ya ndirimbo y'abasitari, buriya ndirimbo kugira ngo izakoreshwe amashusho, kugira ngo muzayibone iri kuri kiriya cyuma, ishobora kuba yaratwaye nka 2,000,000 ari imwe, ikagenda igakomangira miliyoni. Korari ikemera ikibabaza, ikarya ishene kugira ngo ubutumwa buzabwirizwe, abantu barangiza ibyo bintu bakabitesha agaciro. Ndashaka kugutangariza ko uyu munsi aya materaniro ashobora kuba yanyuma kuri wowe. Ndashaka kugutangariza ko ahantu hazavugirwa ibintu bikomeye, umuntu wese uzahaza akambabarira akantega amatwi, akirinda inyunganizi nyinshi z'ibyo ntavuze yumvaga nagombaga kuvuga, kubera ihame abantu bamaze kwinjiraho ryitwa kumenyerana na Bibiliya. Ubundi umuntu umaze imyaka 5 mu rusengero, kuko umuntu yihana agifite amafu, iyo atigeze ahinduka muri iyo myaka 5, igihe kiba kigezweho baba basigaye bigisha, akaba yumva yakunganira bigishije. Mu yandi magambo, ubushakashatsi bwakozwe basanze umuntu umaze imyaka 5 mu rusengero, iyo umutima utigeze uhinduka, ntabwo aba agikeneye amavuna menshi ngo yihane, ntabwo aba agikeneye indirimbo nyinshi ngo kugira ngo ahinduke. Abategereje umunsi umwe ko umwuka wera w'Imana azatsinda umutima we. Uwo mwuka wera w'Imana yamara gutsinda umutima we, agafatwa n'ubwoba bukomeye, akareba ahantu ajya mu rutoki akigunga.
akubika umutwe mu maguru, akabaza umutima ati navutse ryari, nzapfa ryari, ubundi nzatura nk'umusozi. Iyo icyo kibazo akibajije gishobora kumubera inkomoko yo gukira kwe, nibura agatangira ubuzima bushyashya bwo muri Kristo Yesu. Naho ubundi igihe cyose amara ari umunyedini, birangira yungutse ubwenge bwo muri Bibiliya. Mu ngobyi ya Edeni habagamo ibiti by'amaharakubiri. Imana ibwira Adamu na Eva yarababwiye ngo ibiti byose byo muri iyi ngobyi mwemererwa kubirya, ariko igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntimuzakirye, kuko umunsi mwakire no gupfa muzapfa. Ubundi nasomye ko kiriya giti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi ngo ntabwo ari Adamu na Eva bagisoromyeho gusa, muri buri teraniro abantu bagisoromaho. Icyo giti kandi gisoromwaho n'abantu maze imyaka 5 mu rusengero. Cyitwa igiti cy'ubwenge bumenyekanisha, aho umubwiriza yigisha nkaho watsinzwe n'umwuka w'Imana, ngo umwuka w'Imana agufashe, ahubwo ugahita ati ese burya iri somo nuko barisobanura kuke aka nako ndakamenye. Wagera ahandi ati ese burya ntabwo narinze ubusobanuro bwa ririya somo, aka nako ndakamenye. Nibwo tugera hanze iyo dusuhuzanya ukumva umuntu arajara guhobere, tumva muntu w'Imana, Imana iguha umugisha. Atuzi ko imyaka 8 maze mu itoro uba aribwo wigishije ibintu nkabyumva bundi bushyashya. Buri icyo wamukorese ikindi, niba afite umuntu batumvikana nawe mu rusengero, ntabwo mu kibwirizwa cyawe akuyemo umwuka wera wamufasha kumusanga ngo babihandoringe, yicare hasi amwihaneho, ahubwo icyo akuyemo yungutse ubumenyi mu myaka 8 amaze, yumvise akantu gashyashya mu byo wigishije atigeze yumva. Ubwo icyo wamukorese ikindi, wamwunguye ubwenge, yasoromye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha iki n'iki, asobanukirwa ibizira n'ibitazira, aba umuntu w'interenganya, akaba umunyabwenge bwo muri Bibiliya. Iyo wigishije nabi ntugere ku nzoka ye, arakubwira ati yadupfunyikiye ikibiribiri. Ariko umuziro ni ukugira ngo umwuka w'Imana azahindure umutima we, kandi nawe yavuze ko umuntu w'Imana kugira ngo amenyekane yahemukiwe gusa, nibwo umutima ugaragaza ko urwaye cyangwa se ari muzima. Eno iteranditse aravuga ngo bakwiriye guhora bashyikirana n'Imana, kugira ngo niba bahemukiwe abantu b'Imana, ngo kamere yabo ntikabyuke ngo ivundereze amagambo. Umuntu w'Imana amenyekana yahemukiwe. Rero ngarutse aho narindi, ibi narimbivugiye kugira ngo witonde cyane, kandi umuntu uzibeshya akanegura ibintu bizamuho ntazampamagare. Murabona ndi guseka? Umuntu uzibeshya muri mwe akanegura, oya akanegura byonyine, ibintu bizamuho nyuma y'aya mavuna ntazampamagare. Ntiwemerewe kunegura, ntiwemerewe kugira ikintu ugaya kuri jye. Uzibeshye ntuzampamagare. Mbivuze hari abakuru b'itoro na pastor, ubwo ndikangariye. Tujye mbere aho naringeze rero ni hehe. Nari ntangiye amagambo avuga ngo byari ibye byagenje bite, byari ibye birangije akarira. Nowa rero Imana iramubwira ngo iherezo ry'abafite umubiri rije mu maso yanjye, baza inkuge mu giti cyitwa gofero, nurangiza uyihomesha ubushishi imbere n'inyuma. Ubundi y'inkuge bayubatse itagira ishusho, ariko bayubaka itagira umuryango n'idirishya. Bamaze kuyisakara, nzabereka amafoto y'inkuge. Barangije bahoma bahereye imbere, ntago bahereye inyuma. Haranditse ngo uzahomesha ubushishi imbere n'inyuma, ntago handitse ngo inyuma n'imbere, ahubwo haranditse ngo imbere na hehe. Ubundi burya bihana bahereye imbere bakazaherutsa inyuma. Iyo uhereye inyuma ukosora ibyo abantu bagaya, imbere ugasigara umeze nk'ikivoka cyaboze. Uhoma inkuge neza, kuko Yesu yari we nkuge y'ukuri izahungirwamo n'amahanga yose. Imana imaze kubona inkuge yagereranyaga Yesu, iramubwira ngo nubona inkuge imaze kuzura, uzahoma ubushishi imbere n'inyuma, kandi uzagenda uca umuryango mu rubavu rwawo. Umuryango uzaca mu rubavu rw'iyo nkuge uzinjiramo inyamaswa zira n'izitazira. Nyamara ntabwo Imana yabwiye Nowa ngo azaca umuryango mu mutwe, ntabwo yamubwiye ngo azawuce mu ruhande. Haranditse mu mvugo ya Bibiliya ngo nubona inkuge imaze kuzura uzaca umuryango mu rubavu.
rw'iyo nkuge. Urwo rubavu rwa ko Yesu igihe yagombaga kuza ku isi, yagombaga kumara imyaka 31 hano ku isi, abasirikare b'Abaroma bakazamutera icumu mu rubavu, aricyo kintu cyitwa guca umuryango kwavuzwe hano. Hakaba handitse ngo uyu muryango bawuciye nyuma y'uko inkuge bari bamaze no kuyisakara, na Yesu amaze 31 hano ku isi nibwo umusirikare w'Umuroma yamuteye icumu mu rubavu. Uwo muryango w'inkuge Imana ibwira Nowa ngo uzinjiramo inyamaswa zira n'izitazira, ngo byaravugaga ngo inyamaswa zira zavugaga ishyanga ry'abanyamahanga, naho inyamaswa zitazira zikavuga Abisirayeli b'umwimereri. Byavugaga ko Yesu namara gupfa bamuciye umuryango mu rubavu, bamuteye icumu mu rubavu, aribwo muri we hazarokokiramo abapagani b'abanyamahanga ndetse n'Abisirayeli b'umwimereri. Mu yandi magambo Yesu ni gahuza miryango, Abahutu n'Abatutsi barinjira, Abasinga n'Abazigaba, Abanyaruhengeri n'Abanyenduga. Mu yandi magambo muri Yesu nta moko. Yego, twese turi ubwoko bwatoranijwe ishyanga ryera, ekika kitukuvu egwanga edonde, abana bamvuma, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo bamaze ishimwe ry'abahamagaye. Rero iyi yari imvugo shusho. Ngeze ku kagingo gakomeye nshaka kugira ngo tuganireho, kavuga ngo abantu batatu bayobye. Ngiye kubabwira iby'uyu muntu warize amarira menshi, muraza gusobanukirwa n'ise ngo byari ibye, bimucika seka, abishaka rira yarindi. Ubundi hari abantu babiri mu Baheburayo igice cyaho cya 12 umurongo wa 14 haranditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Kandi mwirinde muri mwe hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, cyangwa hatagira umuntu umusambanyi cyangwa umusambanyikazi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu. Haranditswe ngo uwo ngo muzi yuko ubwo yashakaga kuregwa umugisha atabyemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Uwa mbere uvugwa muri iri somo ni Esawu. Ndaje mbasomera ibye. Uwa kabiri ni umwana w'ikirara. Luka igice cyaho cya 15 amagambo akomeye. Ngeze ku kagingo kavuga ngo abantu batatu bayobye. Umugani w'umwana. Yego, Luka 15. Nuko abakoresha b'ikoranabuhanga byaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo barabyivovotera, batuyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Abacira umugani ati, ninde muri mwe wawe ufite intama 100 akazimiza imwe muri zo ntasige izindi 99 mu gasozi, akajya gushaka iyazimiye kugeza aho ari buyibonere? Iyo ayibonye ayitera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agambagara inshuti ze n'abaturanyi be, akababwira ati twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yarazimiye. Hepfo haranditse ngo ndababwira yuko mu ijuru bazishima batyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 batagikwiriye kwihana. Bibiliya ivuga umuntu wa mbere wayobye, ariko ayoba yitwa intama. Murebe hano tugendane, murebe hano mbabwira aka kantu, reba hano tugendane. Bibiliya ivuga abantu batatu bayobye. Uwa mbere yayobye yitwa intama, uwa kabiri ayoba yitwa igiceri, uwa gatatu ayoba yitwa umwana w'ikirara. Ibi nubikurikirana cyane uraza guhita umenya icyo nshatse kwigisha. Ku muntu byacitse asheka akabishaka arira. Habayeho umuntu wari ufite intama 100. Ni imvugo shusho, ni umugani w'umwana w'intama wazimiye akava mu ntama 100. Igitangaje cya Bibiliya, Bibiliya ivuze intama burya ntabwo ari intama, ivuga intama nk'umuntu. Iyo ivuze ihene burya si ihene, ivuga ihene nk'umuntu. Azabarobanura Matayo 25:3 nkuko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama zizajya iburyo, ihene zizajya ibumoso. Imvugo nk'izo murazimenyereye, ariko ikimenyetso kikubwira ko bya bindi atari amatungo nuko ku murongo hepfo bavuga ngo azabwira abari iburyo bwe. Babaye abantu bateze kandi zari ihene n'intama. Umvise Bibiliya? Abanteze amatwi nimuzamura ikiganza cy'iburyo, ni mumanure. Ikimenyetso kikubwira ko iyo bavuze intama muri Bibiliya atari intama. Ndashaka kubabwira iby'amatungo 3 yanditse muri Bibiliya. Itungo rya mbere Bibiliya ivuga ni itungo ryitwa intama, irya kabiri ni ihene, irya gatatu ni ingurube. Ubundi aya matungo yose ahagararira abantu. Itungo rya mbere ryitwa ihene. Ihene burya ivuga umukirisitu uriko wa kamere, ihene ntivuga umupagani. Noneho ingurube yo ivuga umunyabyaha rwimbi wirirwa mu byaha akabiraramo akanabyiyorosa. Burya we imugereranya n'ingurube.
noneho iyo bavuze intama yivuga umukiranutsi w'Imana, ku cy'amatungo yanditse muri Bibiliya azabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama zizajya iburyo ihene ibumoso, azabwira abari iburyo, ntago wanditse ngo azabwira iziri iburyo. Nimvuga rero intama hano wumve ko igereranya umuntu, impamvu wanditse ngo azabwira abari iburyo bwe. Ihene zizajya ibumoso, intama zijya iburyo. Kuki intama zizajya iburyo ihene zikajya ibumoso? Ihene ntivuga yuko umuntu ugereranya ihene ntabwo ari umupagani. Ihene igereranya umukirisitu ariko wa kamere. Kubera iki? Ihene bazijyanaga mu buturo bwera, bakareza amaraso yazo, barangiza bakayamisha ku mwenda w'ukinza hera. Mu yandi magambo abatambyi bifashishaga amaraso y'ihene mu gutamba. Ibyo bisobanura iki? Ihene rero ni inyamaswa itazira, ariko kubera iki abantu bari mu mwanya w'ihene bazajya mu muhande rubi? Ni abantu baba mu itoro ry'Imana, cyangwa se baba barabayeho bakamenya kugira neza kw'Imana, ariko ntibihane rwose, ntibahinduke rwose, ntibareke rwose. Mu yandi magambo bakaba mu bintu by'Imana, ariko umwuka wera w'Imana ntagira aho ahurira nabo kubera imibereho yabo. Niyo mpamvu iyo bavuze ihene, abayizi, ariko ubundi hano barorora ihene, murayizi? Abantu bazene muzamura ikiganza. Manura. Ihene uzayikubitamo umugozi gutya, burya n'inkorera gahato. Iyo ufashe ugakurura gutya, ihene irajigarara ikagigira gutya. Mwarabibonye? Iyo urushijeho gushyiramo imbaraga cyane, ihene iraserereka, ikagiserereka kuko idashaka kuva mu nzu. Ariko iyo ubonye wakomeje kuguma kwizima, urakurura gutya ikanga nayo ikakurega, yabona washyekewe igasimbuka ukabanza agatwe k'inyuma hasi. Ibyo bimenyetso ku bantu bo mu mayaga mbivuze barabimenya, mwebwe ntago mubizirika ihene nuko iteye. Ihene kandi bayizirika mu ijosi. Ihene ntabwo izirikwa ku kaguru, kuko ikizirikwa ku kaguru ni ingurube. Kubera iki ihene izirikwa mu ijosi? Ihene ni inkorera gahato. Ihene ni inkorera gahato. Bigera ku rwego rw'uko abakuru b'amatoro bavuga bati nta muririmbyi n'umwe uzongera kuririmba adatanga icya 10. Bakemera akamujwibura bakamukubitamo umugozi, bakavuga bati twagufate n'umwanzuro ntuzongera kuririmba wahenewe. Neza bamara kumuhagarika akavuga ati se nzabaho ntaririmba kandi naramenyeye kurimba, nzajya ntanga senyisa, ariko iyo raporo igende. Senyisa akemera buri kwezi akajya yiyandikisha senyisa zidahinduka. Rero ihene ni inkorera gahato, nta kintu na kimwe ikora kubera ko ibishaka, niyo mpamvu bayizirika mu ijosi, ni inkorera gahato. Noneho intama yo bayizirika mu nda. Intama murayizi? Abazi intama manura. Buri impamvu intama bayizirika hano mu maha, bayizirika hano mu nda. Ntabwo intama izirikwa mu ijosi, ntizirikwa ku kaguru, ahubwo bayikubita umugozi mu nda bakayikurura. Uwabonye intama wese ntabwo intama izirikwa akaguru, izirikwa mu nda. Biriya bisobanura ngo Yesu niwe mwana w'intama w'Imana, ngo yemeye kwishumika umukanda, azirika umugozi mu nda kugira ngo acungure abanyabyaha. Haranditse ngo nta mukiranutsi n'umwe ujya ucumuzwa n'inda. Aremera akazirikira inkota ku muhogo, aremera akazirika mu nda. Niyo yatashye ubukwe ntiyandavura. Niyo yatashye ubukwe ntiyandavura. Agira imibereho nk'iyi ntama. Kandi ntama, ubushakashatsi bwakozwe ku ntama, basanze intama urayica ukarinda uyimaramo umwuka itagutakiye. Ntitaka. Abana b'Imana ntibaca igikuba, ntibaborogera isi, ibibabayeho barasenga gusa kuko ari abana b'Imana. Ingurube yo izirikwa ku kaguru, kandi ibitwi byayo bihora byubamye gutya ku maso. Ihora ivuga ngo n'ibyanjye nimuze munyize, murabona atari wowe wandengereye. Arakubwira ati bya Yesu ni umushinga urambye, mpereza ibyanjye mbijyane, ibyanjye nibicika bicikanye inshuro. Ingurube kandi ububi bwayo, iyo ibwaguye ikabura ibibwana, ikabura ibihembo, ibibwana imaze kubwagura ihita ibiconshomera ikabirya. Nuyibwagura ntuyihereze ibihembo ngo uyihereze ihita ibiconshomera. Ibyo bisobanura iki? Nuko umuntu wese uri ku rwego rw'iri tungo, ntabwo natukanye, ahubwo nuko nashaka kubasobanura imvugo shusho, ngo hano nimvuga intama ntuze kugira ya yindi y'igitsembe. Oya, ni intama muntu, ni ingurube. Ingurube nayo ifite ukwayo. Ndetse n'igihe dusoma muri byashowe ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, imvugo nk'izi abantu bakagira ngo imbwa zivugwa n'izi ngizi zimoka n'imirizo. Oya, ni imbwa abantu.
nzabasomera amagambo avuga ngo umuntu wese usubira ku byo yihannye aba ari imbwa. Nzayasoma. Imbwa ijorowe n'ibyo yariye. Icyo gitabo ndagifite hano cy'abapantekote, nta nubwo ari icyabo, cyitwa Umugenzi. Haranditse ngo iyi mbwa ijorowe n'iryo yariye muri Petero wa 2:19. Wabagiranya n'imbwa ijorowe n'ibyo yariye irabiruka kuko itabyangaga, ngo nyuma yakumva indiguwe neza ikongera ikabijabagira. Hari igihe ababwiriza banyuze aha ngaha, hari igihe twumvise ibiterane bikomeye ku mateleviziyo, hari igihe twakurikiranye korari ziraririmba twumva tuvuye mu bwinanirwe, tugira n'amarangamutima, bamwe turahagarara turatura. Iyo umuntu yahagaze imbere y'iteraniro akidaha, Mana imbabarire kurya icyacumi, Mana imbabarire gusiba amateraniro, Mana imbabarire gutukana na runaka, Mana imbabarire kuba narabagize ibibazo, ikintu cyitwa ukidaha, haranditse ngo iyi mbwa ijorowe n'ibyo yariye irabiruka kuko itabyangaga. Hepfo haranditse ngo nyuma yakumva indiguwe neza ikongera ikabijabagira. Subira ku byo yihannye. Ndagasubiramo, reba hano. Niba uzi yuko wigeze kureka inyama, abakuru b'itoro babyigishije mu nama ku mirire, ubu ukaba usigaye ujya kuzirwanira n'abandi kuri busheri, ukazirya ukarusha abazima n'abapfuye, uri imbwa. Utawubwira ngo buryo uzi ko ndi imbwa. Imbwa ni umuntu wihana ibintu nyuma akongera akagenza ate? Iyo ijorowe n'ibyo yari irabiruka kuko itabyangaga, nyuma yakumva indiguwe neza ikongera ikagenza ite? Ko mbona se mutari kundeba, nabwe ni hano hazavugirwa ibintu ku buryo uzifata impungenge. Buri kintu cyose biri mahiri, buri kintu cyose nzajya nkivuga ngisoma, ku buryo uramutse uri nk'umuntu ushaka amahane wambaza uti ibyo bintu ubisomye he? Nta kintu mvuga ntagifite igihamya, nkivuga nyisoma. Mbasobanuriye muri iri somo rivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Imbwa ni umuntu wihana ibintu akongera akabisubiramo. Wandike mu busobanuro bw'iryo somo ngo imbwa bihwanye n'umuntu wihana ibintu nyuma akagenza ate? Akabisubiraho. Abantu mwari mwararetse urwagwa, murebe hano, abari bararetse urwagwa n'ibigage bihiye nyuma mukongera mukabisubiraho. Utahubwira ngo tumva uriya mubwiriza uyu munsi none natashye nzi ko ndi imbwa kabisa, ningende ndi imbwa tu. Koko umuntu wese wihannye ikintu akongera akagisubiraho ni imbwa. Ni imbwa. Cyangwa mugize ngo ibi nabibwirije utaza kugira ngo ni hano mbibwirije muri iri tsinda ry'abantu bake. Ibi bintu mbifitiye ubusobanuro kuri purusa zirenze 100. Uramutse utabyakiriye nk'uku nguku mbigusobanuriye, wazashaka ubundi busobanuro kuko ijambo ry'Imana rigira uburyo umuntu aryigamo Imana ikabimusobanura kenshi. Ariko ibi byo mbasobanuriye birananditse. Ibi byo birananditse. Handitse yuko umuntu usubira ku byo yihannye aba ari imbwa. Umurozi uvugwa muri Bibiliya ngo ni umuntu utanga ibintu atarya, akakugaburira ibintu ukaba utanga ati koramo, akakubwira ati wapi, wakwihanganye ugakora wapi. Umurozi ni umuntu utanga ibintu atarya, agahagarana akavuga amatangazo ati Yesu ashimwe abandi batahimbazwa. Ejo hari umuganda w'itorero ati ubwo rero ejo saa 3 tuzaba turaha. Wajya kubona ukabona ari we wayatangaje, ukabona yifatiye igare agiye mu murima ari we wari ufite mikoro ku ruhimbi. Uwo muntu ni umurozi. Igihe cyose ubona itangazo utazarihagarara muri reke, hari abandi muyoborane uzaribahereze baritangaze, ubabwira uti igihe ejo sinzaboneka, bizera batazambura bigaca igikuba. Haranditse ngo hanze hazaba imbwa n'iki? Umurozi ni umuntu utanga ibintu atarya akavuga ibintu nawe atemera. Niba utemera umugabane w'icyacumi, ukaba utemera ibirundo n'imisaruro, kwirirwa gufata amatangazo yabyo ngo bibwiye abantu no kwimarira amabuye, uri umurozi. Iri somo kuki ndivuze ntabwo ryari ryateguwe mu byo nateguye, ahubwo mbivugiye kugira ngo nimvuga ihene n'intama hano nkavuga n'umwana w'ikirara, muze kumenya imvugo shusho y'ibyanditse muri Bibiliya. Abanteze amatwi muzamura ikiganza cy'iburyo nimumanure. Kwigisha ibintu ukavuga ati vuga uvuye aho, ntabwo ndusha abambanjirije, ariko ubu wakubwira ibintu nzavugira hano
bifite abantu bireba, kandi uwo naje ndeba wese atangire yikoresha inama kuva nona. Turi ku cyigisho kivuga ngo byagenje bite, birangije bimugenza bite, nyuma agenza ate, abishaka arira. Tugendane. Intama rero ivugwa ahangaha ngiye kubasona rya somo. Hari umuntu ufite intama 100, imwe irazimira igenda mu gihuru, uwagiye kuyishaka ntabwo ariyo yamura. Intama ubwayo niyo yarangiye shebuja aho yazimiriye, kuko yaratatse. Imaze gutaka irangira shebuja aho yazimiriye. Aragenda arayifata ayisubiza mu bushyo. Kubera iki? Impamvu yayifasha akayisubiza mu bushyo niyo bwayo yamurangiye aho yazimiriye. Iyi ntama yazimiye yavuye mu ntama 100. Haranditse ngo mu ijuru bishimira umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 batagikwiriye kwihana. Iyi ntama yazimiye ivuga umuntu utagira idini. Iyi ntama yazimiye ntivuga umwizera wacu waguye. Bamwe mwaririmbanaga bagatakorari bakagenda. Oya, tega amatwi wumve. Iyi ntama yazimiye ntabwo uvuga wari umunyedini ngagwe agende. Ndababwira uwo ahabarwa muri aba bantu batatu. Iyi ntama yazimiye ni umuntu utagira idini. Bene uwo muntu niyo yaje mu giterane ataha yihannye. Iyi ntama yazimiye yazimiranye amatwi. Igezeyo igira ubwoba, iravuga ati intare zizantanyagura, utava mu gihuru napfa. Irangije irataka. Haranditse ngo Abisirayeli bavaga mu Egiputa, ntago handitse ngo basenga Imana, ahubwo haranditse ngo batakambira Imana. Imana irabatabara. Nta munyabyaha buryo usenga, umunyabyaha arataka. None kubera iki nta munyabyaha usenga? Mu Migani 26:21-27 haranditswe ngo igitambo cy'umunyabyaha ubwacyo ni ikizira, nkanswe noneho iyo agitanganya umutima mubi. Nawe yavuze yuko amasengesho y'umunyabyaha ngo abameze nk'umwotsi. Isengesho ry'Imana yakira ni ugutakambira Imana ngo imutabare. Niyo mpamvu dukwiriye gutaka. Impamvu iyi ntama itagereranye wari umunyedini wacu waguye ngo agende, njya numva tuvuga ngo yewe ngo tujye gushaka ya ntama yacu ngo yazimiye. Ngiye kubabwira iby'iyi ntama urasanga itandukanye n'uwuvuga. Ahubwo uvuga ndaje nkurangira aho aharyamye. Uvuga ndaje mu gusobanure, kuko uyu nguyu witwa intama wagenda yazimiye afite amatwi, kandi mu kugaruka yagize uruhare rukomeye cyane rwo gutaka. Arangira shebuja aho yazimiriye. Muzarebe umuntu wese utagira idini abarizwamo, iyo yaje mu materano ntibashobora kwigisha ngo ataha adasengewe. Naho usengera mu bapene arakubwira ati twese ntidusenga. Byose aho mwicaye ntuzasanga wumva yivuga imyato ngo avuge ngo naba nanjye. Aho arakubwira ati genda umunyabyaha, ahubwo nkamwe musenga nk'ubwo koko. Nta muntu utagira idini wishyira mu kebo k'amahoro ngo ujye wumva yivuga ibigwi, yivuga ubwiza bwe. Arakubwira ati genda n'umupagani. Kubera iki? Impamvu yo agereranya intama niyo yaje mu materaniro ataha yihannye. Mbese hari umuntu utagira idini uri aha ngaha waje aribwo bwa mbere bamuraritse, akaba atari umuyehova cyangwa umuporo, akaba ari umuntu wari wibereye mu rugo gusa? Niba hari ntazamura ikiganza. Ariko nuko ndamutse mbajije iki kibazo wasanga nta muntu uri aha ngaha utagira idini, kuko mu Rwanda abanyarwanda bose igitutsi cyitwa kabura idini baragitsinze. Utari umudive ni umuyehova, utari umuyehova ni umwangirikani, utari umwangirikani ni umuporo, utari umuporo ni umupantekote, utari umupantekote ni uwo kwa Gitwaza, utari uwo kwa Gitwaza ni uwo kwa Gihanga. Abantu uko bayafite. Ese hari umuntu utagira idini uri aha ngaha? Dore ntawe. Niyo mpamvu intama yazimiye ntayiraha. Iramutse ihari, bene uwo umuntu barigisha ntashobora gutaha batamusengeye, kuko aba yumva ibintu bigisha ari we bavugaga. Ngiye kubabwira uwa mbere yayobye yitwa intama. Mu materaniro ziba ari nkeya. Bene uyu muntu agira amahirwe arutaye abandi bantu bose, kuko yazimiye amatwi ye nta bindi bintu byayinjiyemo. Ariko iyo tugeze mu amadini tugezemo yose agira ingengamikorere n'inyigisho zayo. Ibyo nibyo baduha tukabyakira, ku buryo najye abantu bageramo akabanangira kurya kubwira ati jewe
ntabwo nakwemerera ngo umbwire ibyawe. Ariko undi wazimiye yitwa igiceri, umva uko bamuvuze. Cyangwa umugore we ufite ibice 10 by'ifeza, yaburamo kimwe ntiyakongeza itabaza, akagira umwete wo kugishaka kugeza akibonye. Iyo akibonye ahamagara inshuti ze n'abaturanyi be, akababwira ati twishimane kuko mbonye igiceri cyanjye nari nabuze. Ndababwira yuko ariko bazishimira umunyabyaha, ariko habaho umunezero mwinshi imbere y'abamarayika bishimira umunyabyaha umwe wihannye. Ntabwo mfite uburyo bwo kubereka amafoto ndi kureba hano imbere y'iyi mudasobwa, ariko munyemerere nimbona uburyo nzayabereka. Hano bagaragaza umugore wari ufite ibice 10 by'ifeza, arangije aburamo igiceri kimwe kirazimira, arangije ajya kugishaka kugira ngo acyongere ku bindi akora icyo yagombaga gukora. Bibiliya ivuga yuko iki giceri bagishatse bagakubita agahanga hasi, baramuritse biranga, batera amazi biranga, barakuburaho kugira ngo kiboneke, ahubwo ivumbi rikakirenza hejuru. Bashaka igiceri bakubita agahanga hasi, aho gitandukanye n'intama yazimiye. Naba n'intama yazimiranye amatwi, ariko igiceri cyo nticyumva. Igiceri kivuga umunyedini waguye mu rusengero. Igiceri kivuga umuntu igiceri kivuga umuntu wabatirijwe mu nzu y'Imana, akemera amategeko n'amabwiriza y'itorero, ariko ntahinduke rwose. Igiceri mutega amatwi ibyacyo, cyo kizimira nticyazimiriye ku gasozi, ahubwo cyazimiriye mu nzu. Abakuburaga aho kugira ngo kiboneke, ubwo kirenzagaho ivumbi. Umuntu uri ku rwego rw'igiceri azi kwihisha cyane, azi guhisha ibyaha bye. Aramutse ari umusambanyi aho kugira ngo asambanire muri karitsiye atuyemo, yafata umusambane we bakajya gusambanira Kampala, igitambo cyose byamusaba icyaha cy'akagihisha. Uwo muntu ari ku rwego rw'igiceri, nicyo giceri kivugwa ngaha. Ibiceri igiceri cyatakaye mu nzu, mu kigereranye cyangwa se kigereranywa n'umuntu uba mu nzu y'Imana, ahari ntihanyagirwa. Turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe rya mu yandi magambo, ni umuntu wapfiriye mu rusengero. Imana iza guhamagara ngo Adamu uri he? Ngo nta handi hantu yari aho mu ngobyi, ahubwo abwira Imana ati numvise imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa. Imana iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wabibwiwe nande? Ibaze kugira ngo Imana ihamagara Adamu ahandi hantu yihishe, Adamu ari aho ngaho mu ngobyi. Ntabwo Imana yigizaga nkana, aho yari yaramurebaga, ariko ikintu gitangaje kwari ukugira ngo bimwivire mu kanwa, arangira Imana aho ari. Arangije ntiyasubiza ibyo wamubwiye, yagombaga kubwira Imana ati ndi hano. Ariko umunyabyaha ukuntu ateye, uramubwira ati mwiriwe, atabwo se ntabwo ureba. Wamubwira ati muraho, ati ndakwisabye ibyo wamvuze rero ndabizi. Mu yandi magambo, Adamu abwiwe ngo uri he, ntiyashikaragaje aho ari, ahubwo ahise asubiza icyo batamubajije. Umuntu wese ukunda gusubiza ibyo atabajijwe aba afite ikibazo kidashobora kuvurwa n'uwo ari we wese. Iki giceri cyatakaye mu nzu, gitakara nyiracyo gihiga, cyo nticyari kigifite ubushobozi bwo kuranga aho kiri. Naba n'intama yarangiye kuko yigizwe no gutaka. Buriya abapagani baturusha kwihana, wahora iteka n'iteka z'ububi bwe niyo umwuka wera w'Imana atarabimumenyesha, ariko abazi neza yuko atameshe. Ariko uzatinya umuntu uguye ati gese niba sintukana sinsambana. Umuntu umeze gutyo, kugira ngo ubone urwego rw'uburwayi bwe uzamumenya hemukiwe. Keretse umuturanyi we namwoneshereza ubwatsi, ukareba ukuntu uburakari bumufata, imizi n'iminganda bigahaguruka. Keretse namubera mu nzu akayimaramo amezi 3 ataramwishyura, ategereje ko amubwira ati mvira mu nzu nayubatse urya neza. Ntabwo umuntu w'Imana amenyekanira mu bihamya n'amasomo menshi ya Bibiliya kugira ngo bizagaragare ko ufite urufatiro ruzima, uzajya umenyekana iyo uhemukiwe. Haranditse ngo dukwire guhora dushyikirana n'Imana kugira ngo niba tunahemukiye kamere yacu ntikabyuke. Ibyuka kangahe iyo duhemukiwe? Ubuhamya bwose watanga, uko waba warakiriye Yesu kose, umunsi n'itariki niyo utabyibagirwa,
kugira ngo bigaragare kuri muzima uzajya umenyekana uhemukiwe. Oya, uhemukiwe pe. Haranditse ngo bakwiriye guhora bashyikirana n'Imana kugira ngo niba bahemukiwe kamere ntikabyuke. Ihangane shigaje iminota itarenze 10 ngo nsoze icyigisho. Ntabwo muri burara aha ngaha, nzajya mbigisha bike mbasigira umwanya wo gutekereza. Ariko ndashaka kureba abantu banteze amatwi mutasinziriye, muzamura ikiganza cy'iburyo. Imana ibaho umugisha. Umuntu w'Imana amenyekana agenje ate? Wowe wa mugabo, umuntu w'Imana ngamenyekana yagenje ate? Iyo ahemukiwe, umuntu w'Imana amenyekana yagenje ate? Umuntu uri muri literano nibura ndashaka kaka kantu gatahana. Utahubwira batumva namaze kwiga ko amasomo wabuzi yose yo muri Bibiliya, ibihamya bya Ellen White byose wabuzi, batwigishije yuko kumenyekana k'umuntu w'Imana kafite urufatiro bimenyekana yahemukiwe gusa. Nicyo kigaragaza urwego rw'ubukristo bwawe. Niba utagira imbaraga yo kwihangana muri wowe, ukabuzi yuko akantu kose yo kagukozeho uburakari buhaguruka, umujinya w'umurandura nzuzi, ukavundereza amacandwe n'amagambo, bakaguhana uvuyeyo, hita umenya ngo urufatiro rwawe rurarwaye. Umuntu w'Imana amenyekana ahemukiwe. Rero aba bari ku rwego rw'igiceri cyatakaye mu nzu, n'abantu ijwi ry'Imana rero rivugisha ariko ntibumve. Bene uwaba mu materaniro yumva ibireba abandi ariko ntamenye ibimureba. Iyo twize umwuka w'Imana agakora ibitangaza kugira ngo umenye igiceri cyatakaye mu nzu. Iyo tugeze mu rugo ujya kumva umugabo abwiye umugore ati sheri, ngira ngo umubwiriza wamwumvise. Wagenje ute? Urasa ni wamwumvise ka kantu ni yakavuzeho. Cyo kiba ari igiceri. Igiceri kimenya iby'abandi ariko ntabwo kimenya ibyacyo. Igiceri ntikigira amatwi. Mbese ni uruhari igiceri cyagize ngo kiboneke. Bafashe amazi baratera, igitonyanga kikikubita ku giceri, ivumbi ryigirayo baba barakibonye, bakibona cyarajeho umugese. Nubwo twazimiriye kure y'Imana, ariko Imana yaturemye ku ishusho yayo. Haleluya. Ubwo buranga ufite bwo mu maso niko Imana yakuremye ku ishusho yayo. Nubwo ishusho twaremanywe yangiritse, nzabereka umuntu Imana yaremye wapimaga metero 7. Nzabereka umugabo w'Umwagagi. Agagi mujya musoma muri Bibiliya ngo yapimaga ibiro 900, bari baramukora igitanda cya metero 4. Nzamubereka. Kera abantu bakera bari banini, bari barebare. Ureka biki gihe tugiye kumarwa n'ivogonyo, umuntu akabaretya na mutabaruka, ariko ivogonyo akarusha abazima n'abapfuye. Uko twagiye turushaho guhenebera tugenda tugimba tujya hasi, niko ubugome bwagiye bugwira muri twe. Ubibwirwa n'iyakubwira ati jewe nakwereka icyo ndicyo. Ariko abantu bakera uko bari barebare bakaba banini, nubwo amateka yagiye abahindukana, ariko ntago ubugome buriho kuri ubu bwigeze bubaho. Rero igiceri cyatakaye mu nzu nta ruhare cyagize. Uyagereranya umunyabyaha wibera mu rusengero azi kazajya mu ijuru, ariko icyo akeneye ni iki? Akeneye gutegereza ko ijwi ry'Imana rizakangura umutima we umunsi umwe. Ubu nigisha cyangwa undi mubwiriza akabwiriza, ukumva umwuka wera w'Imana ari kukugaya, iryo jwi ntuzaritokesha. Oya da. Hari abantu naba ndi umunyabyaha gute, naba ntazajya mu ijuru gute, n'uburyo ibirundo by'ubushize natanze miliyoni, agahita yigira atya. Hatubwo se biramutse ariyo myumvire ufite, biramutse ariyo myumvire ufite yabirwaye. Ibi bintu byose dusabwa mu nzu y'Imana tubikora kubera ko twamaze kwemera irarika ry'Imana. Ikimenyetso cyo kugendererwa n'umwuka w'Imana nikikugeraho, umwuka w'Imana agatangira kukwereka ibyaha byawe, iryo jwi ntuzaritokeshe ngo ubwire Imana ngo ufite ijwi ryiza, ngo ubwire Imana ngo wambara neza. Uzahita ubwira ati buri ufite ibyo wagaye, ahubwo mbabarira nabikorane kugira ngo mpinduke. Uziko nasomye amagambo avuga ko Imana itazongera kwiteza akaga ukundi ijyana mu ijuru umuntu udashobora kubayo. Ibintu ngo abantu bazajya mu ijuru bazabayo. Kujya mu ijuru kuzaba ari ukwimuka, si uguhungirayo. Niba mu ijuru tuzimukirayo, imico ngo tuzaba dufitiye hano nayo tuzajyanayo. Umuntu wa gatatu wazimiye, wa gatatu yayobye yitwa umwana w'ikirara.
haranditse ngo umurongo wa 11, kandi arambwira ati hari umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data mpumugane w'intu unkwiriye nukagabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubigoryi, abimaze inzara nyinshi itera muri iki gihugu atangira gukena. Ndihuta cyane. Inkuru ivuga ko nyuma yaje kwaka akazi ko kuragira ingurube, nyuma ubuzima bukaza kumucanga akavuga ati reka nsubire iwacu. Mu bantu batatu bayobye nigishaga, uwa mbere yayobye atagira idini ni intama, uwa kabiri ayoba yitwa igiceri ni umunyedini wapfiriye mu rusengero, uwa gatatu ayoba yitwa umwana w'ikirara none bamwe basohotse, tukaba twarasenganaga nyuma akabivamo akagenda. Asanga se oya, ubuzima bumaze kumucanga, ibyo yajyanye amaze kubyaya, ubuzima buramuhagararana yisubiramo. Kuki se atagiye kumureba? Twabonye ko intama bagiye kuyishaka, igiceri nacyo baragishatse, kuki umwana w'ikirara batamushatse? Reba hano ndashoje, reba hano. Intama yo barayishatse, igiceri baragishaka, kuki uyu wagiye, kuki atagarutse agaruwe na se? Kuki sata mwigeze mwumva se yaragiye kumushaka? Oya, ubuzima bubi bwaramucanze, yaragiye. Abasinzi ba Suruduwira na za Chifu na za Tunuri batangira kujya bamucira mu bacangwa ate ko wari umuririmbyi ni wari umudivantisi tusega, none uje kurwana natwe ibigage. Imbwa n'ingurube zitangira kumusiga ivu, arangije aravuga ati ubu buzima mbayemo. Ubundi reka mbatangarize, nzabasomera igihamya kiri mu ivuga butumwa kivuga yuko umuntu wavuye mu rusengero rw'abadivantisi akaruta akagenda. Haranditse ngo abantu bakomeza kwiruka kuri uwo muntu bamutakazaho umwanya, ngo imbaraga bamutakazaho bazitakaze ku banyamahanga, ngo be gutakaza ku mbaraga kuri abo bantu bamenye isabato. Haranditse ngo nabyihane nk'icyaha k'imbaraga ze zipfushije ubusa. Haranditse ngo nagaruka ntakongere kugirirwa icyizere. Haranditse ngo nacecekere mu materano mu nyandiko zibanze, ngo kandi n'inyunganizi ze azigabanye. Hakujya kubona ukabona umuntu yaragiye ngabo umugorozi, nyuma akaza ukumva ngo ayoboye igihande. Ntibyanditse gutyo, biranditse ngo nazamura n'urutoki aceceke, bamubwira bati ceceka. Ibyo bintu nzabibasomera mu nyandiko zibanze. Handitsemo yuko umuntu wavuye mu rusengero, ubundi twagiye duhabwa umucyo, dusoma ibitabo byinshi bigaragaza amateka y'iri toro ry'abadivantitse. Iri toro ni itoro rya gihanuzi. Enote yaranditse aravuga ngo iyi Imana ihamagaye itoro ryayo n'ibyigize amatorero birahaguruka. Umuntu rero warivuyemo akagenda yishinze iby'abantu bamwoshya, harimo abaryise Babuloni. Impamvu iri toro hari inyandiko nyinshi zagiye zirigaragaza bavuga yuko ritazigera ngo riba Babuloni, ariko ugasanga abantu baragenda bashaka uburyo bwo kubibatiza. Enote yavuze iki? Ndashaka kubivuga mbisoma mwuka buhanuzi. Abafite ibi bitabo bajye babyandika. 155 ni ingingo. Umva uko Enote avuga. Imana ni igitabo cyitwa Evenema. Ku bantu bafite ibyaduka muzabireba, ku bantu bafite ibibaho muzayasoma. Haranditse ngo le Seigneur ne vous a pas donné une message pour appeler les adventistes du septième jour Babylone et pour appeler le peuple de Dieu en sortir. Aya magambo aravuga ngo Imana ntabwo yigeze itanga ubutumwa bwo kwita abadivantitse umunsi wa karindwi Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubasohokamo. Ntabwo handitse ngo kuyisohokamo kuko si Babuloni, ahubwo haranditse ngo no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubasohokamo. Hepfo ngo toutes les raisons que pouvaient avancer à ce sujet selon les à mes yeux, car le Seigneur m'a donné des lumières de ceux qui se opposaient à tel message. Aya magambo aravuga ngo impamvu zose mushobora gutangana ubusa mu maso yanjye, kuko Imana yampaye umucyo uvuguruza ubutumwa nk'ubu ngubu. Je sais que le Seigneur met son église. Nzi uko Imana ikunda itoro ryayo. Elle ne doit pas être désorganisée. Iri toro ntirigomba kuvurunganywa ngo ricagagurike mu duce duto duto twigenga. C'est une idée. Iki gitekerezo nta kuri na guke kukirimo, nta n'umusaruro gishobora gutanga. Je vous le dis mes frères, ndababwira bene data, le Seigneur a un corps. Imana ifite umubiri ari wo torero.
ni nayo izakora inyuzemo. Hepfo haranditse ngo iyo hagize ukora yitandukanije n'uyu mubiri uwo ukorera kuri gahunda, iyo atangiye gupima itoro ry'Imana mu minzani y'abantu, mushobora kwemera mudashidikanya ko Imana itamuyoboye aribeshya. Icyitwa gupima itoro ry'Imana mu minzani y'abantu by'abasohoke muri iri torero, afata korari nk'iyi ngiyi. Niba hari mu muntu urwagwa rwananiye kurucikaho, akavuga ngo korari yose saba nk'ubu inzoga, ibyo subikuye. Icyo nicyo bisa hano ngo iyo yatangiye gupimira itoro ry'Imana mu minzani ya kimuntu. Niba ndi umukuru w'itoro nkaba nkekwaho gusambana, ntabwo itoro nyoboye bikwiye kuryitirira ubusambanyi. Ibyo byitwa gupimira itoro ry'Imana mu minzani y'abantu. Eno itasobanura ibi bihamya, yagiye agaragaza uburyo aba bantu bazasoza urugendo rwabo nabi. Ni uyu rero agiye kugaruka, ntabwo yagarutse ari uko bamushatse, ahubwo yisubiyemo. Ibihamya bibiri nsoma narangiza nkava imbere yanyu, ariko ntekereza ko buri muntu wese akwiye kwibaza ibi bintu. Abikoreye kugira ngo mpaze kwifuza kw'iyi si, mbone indamu zayo n'ibinezeza byayo. Nibwiraga yuko nzabona kwishima kwinshi no kunezerwa kwinshi, ariko ibyo bintu byose bindya nk'inyo bikambabaza nk'umuriro. Umukristo atari ko none ubu ntabwo wabasha guhinduka ngo wihane. Uwo mugabo ati Imana yankuyeho kwihana. Imana yagenje ati dore ubuhamya yaratanze ati Imana yankuyeho kwihana. Ijambo ryayo ntirimpumuriza yuko mbasha kwizera, ndetse ubwayo niyo yankuye yashyize niyo ndetse ubwayo niyo yamfungiye muri aka kazitiro k'icyuma. Abantu bose bo mu isi ntibashobora kunkuramo. None mbonye ishyano kwibwira iby'igihe kidashira birambabaza, nzihanganira imibabaro izambaza mu gihe kidashira. Umusobanuzi abwira Mukristo ati ujye wibuka iby'uyu muntu uri mu kazitiro akubera kabarore. Mukristo ati ibyo mbonye birantinyishije, kandi Imana imfashe kuba maso no kwirinda, kugira ngo nzibukire impamvu y'umubaro w'uyu muntu. Dore uko urugendo rw'abantu ruzasoza. Uru rugendo ruzasoza Satani abishurwa agashinyaguro. Uru rugendo ruzasoza Satani abaremeyeho imishike. Urugendo ruzasoza bamwe batsinze mu bapfumu. Nzi umukuru w'itorero umwe waguye ku kabari, yarayoboye itorero imyaka 9, agiye kunywa irya nyuma, asohotse atsitara kuri kontwari abanza agahanga. Amakuru ye ntiyafite neza, nta myaka 3 ishize apfuye. Mbabwire amateka, ibi bintu nzabigarukaho. Uyu buhamya yatanze yabwiye abantu uti nihamagariye Satani araza mbamo kuko Imana yankuyeho kwihana. Uyu niwe navuga ngo byari ibye bimucika seka abishakarira. Mbatangarize ko ubu muntu nteze amatwi wese ahangaha, nshobora kuba ndi umwe mu babwiriza bashobora kuba baje kurangiza dosiye yawe niba ugikomeje kwishinga ibintu abantu bakohe. Ndashaka kureba umuntu ugurisha icyubahiro akavuga ati nabaye igini rigenda nahemukiye Imana ndayigayisha, nariyandagarije nariyandaritse. Ndashaka kuriya mugabo mbohoza akansengera. Ndumva ndi mu mbaraga zo gusengera umuntu uje hano. Ndumva ndi mu mavuta yo gusengera umuntu uhagarara ahangaha akiha n'icyaha cyabivanye ku mutima. Ndashaka gusengera umuntu waje muri iri teraniro. Wa mbere ndabanza mbaza iki kibazo: waba wifuza kubatizwa ko kumera ya materano tuzabatiza? Ibyo biri mu burenganzira bwawe, ariko ukwiye gutekereza iherezo ryawe utararigeramo. Wari warahahamuye abantu babwira ko nta wakubwira ibintu mu izina ryabyo. Jye nzabivuga kama mbaye. Jye nzabisoma biceho byagaciye. Hari ibintu nzavugira hano n'abantu me bavuge batari kubundi iri shyano twaryikorerezaga kuki. Hari ibintu nzasomera hano ku buryo n'abantu bazicuza icyatumye bantumira. Ikibazo cyanjye mbaza, waba ukeneye kubohoka no kwakira Yesu bundi bushyashya? Niba warabaye imbwa ukavuga ati ndimbwa nkurikije ibyo yigishije, usabwe kuza hano nkagusengera kandi ukabohoka. Kandi niba wihannye neza, nusanga ndi mu bantu bazarangiza dosiye yawe, uziyakire. Ushobora gusanga umugoroba ari bwo wumvise ibintu bikomeye kandi wajya guza buri munsi. Ndashaka kureba umuntu wa mbere uvuga uti Imana ibimfashemo. Ni abantu babiri: ndifuza kwihana, ndifuza kubatizwa. Nihamagariye Satani yaraje ambamo. Ndashaka kuriya mugabo nsengera nkabohoka, ndambiwe agahato k'abadayimoni. Ukavuga uti jye ndambiwe agahato, ngwino hano ukore mu biganza. Umuntu uri muri ritera uvuga ati ndambiwe agahato k'abadayimoni, ndashaka kwihana nkabatizwa, singiye kugumya kujijisha, ndashaka kubatizwa. Ngwino mutange inzira.
umuntu ushaka kwihana nkamusengera akihana akabatizwa mu muha inzira, akavuga ati ndambiwe ibintu mazemo imyaka, nigiye wagiye mu kazitiro mbishaka, ndashaka ko bansengera kandi yifuza kubatizwa. Imana igumisha mwene data, iki kibazo nta mukuru w'itoro wakintumye, nta pasoro wakintumye, nta wari uzi ko ndi bukibaze. Ni ikibazo ushobora gusubiza nabi ukarenga uruzitiro. Iki ni ikibazo ushobora kudatekerezaho ngo ugire meditation, bikarangira Imana ikuye kwihana kuri wowe, ntiwuzongere kubwirizwa ngo ufashwe. Waba wifuza kuvugurura isezerano ryawe binyuze mu mubatizo, ukaba ushaka ko ngusengera, ngwino ngusengera. Umuntu uvuga uti ndambiwe ibintu mazemo imyaka myinshi, bituma uyu munsi nta mahoro mfite, ndifuza kubatizwa, mpawe ayo mahirwe ndayemeye. Tambuka, tambuka. Abari haruguru mutambuke, abari hano mutambuke. Umuntu uvuga ati ndavugurura isezerano ryanjye, nahemukiye Imana irangaya, none ibinyujije muri uyu mubwiriza ndifuza kubatizwa. Tambuka, tambuka. Nawe ngo inyama y'ubwoba warayiciriye. Kimwe mu bintu Imana ikirisha abantu n'ubwoba burimo. Yuda 1:22 haranditse ngo abo bagisha impaka mubagirire impuhwe, abandi mubakirisha ubwoba, mubahubuje mu muriro. Tambuka muha abantu inzira. Umuntu ushaka kubatizwa naze musengere. Umuntu urambiwe agahato k'abadayimoni, niba umutima ukubwa ati jya hariya wigize isarigoma, ngwino ngusengere. Niba umutima ukubwa ati jya hariya wigize isarigoma, ngwino ngusengere. Umuntu wese umutima uri gutoteza, uri kumubaza ikibazo yumva adafite igisubizo, Imana igumugisha. Umuntu umutima uri kubwira ati wigize ingare mu bantu, ngwino hano. Umuntu umutima uri kubwira ko yigize ingare, akaba yarigize isarigoma, umutima we ukaba uri kumubuza umutekano nyuma y'iki cyigisho. Nigishije ibintu bikomeye, yavuga ngo byari ibye bimucika se kabishakarira. Gutuka umwuka wera si ukwica umuntu, bishobora kuba ari uguhabwa amahirwe rimwe, bigusaba guhaguruka ngo ugurishe icyubahiro, Imana iguye ku mwuka wayo. Wabisuzugura umwuka wera w'Imana ntiyongere kukuvugisha. Ngwino. Umudivantise waje muri iri teraniro udafite umugayo mu rusengero, uvuga uti bigishije iby'abarozi n'imbwa, nsanga hari ibintu nasubiyeho nari narabyihannye, Imana ibimfashemo ndagiye bansengere, n'ubundi nta cyubahiro mfite, n'ubundi nandagaye. Umuntu umwuka wera w'Imana yagendereye ndi kwigisha, mu yandi magambo akamushyira ku mucanga. Niba wumva kugurisha icyubahiro ari ikiguzi watanga kigufi, ngwino ngusengere. Umudivu uvuga ati jyewe ndambiwe kujijisha, ubupagani n'ubu buyobe ndabyanze, ndi igiceri ariko ndashaka ko Yesu mubareba nanjye ndeba. Muha abantu inzira. Ntago gutuka umwuka wera ari ukwica umuntu nabi. Mwuka wera w'Imana agaceceka kuri we, wagisubiza? Umurega ndi kwigisha, akaba yahishura ibintu byinshi mu mutima we, yifuza ko Imana yongera kumugarukaho, nazi. Umuntu mu ijuru bagendereye ndi kubwiriza, akaba yumvise umwuka wera w'Imana hari ikintu yakoze ku mutima we, ndi kwigisha, nazi. Kavuga ati uyu mugabo ni gatumwa, ndashaka ko mubosengera nanjye ndimo. Tambuka. Abandi guhamagara saba batizwa, abatizwa n'umwe namubonye, hazaza n'abandi. Ndi guhamagara umuntu uvuga uti jyewe ndambiwe akajagari kaba mu bitekerezo byanjye, nshingiye ku byo uyu yigishije, nanjye intambwe ndi gutera nizo kwinjira mu kazitiro k'icyuma, ndashaka kubohoka. Amenyereye indirimbo uramutse amahirwe uhawe ejo iki kibazo ntazakibaza. Uramutse uri kubazwa ikibazo wasubiza nabi ukazipevera, wakwiyakira? Uyu mugoroba twize ko byaribye bimucika seka abishakarira. Uramutse ukomeje gutinda mu byo wirirwamo bikazasoza nabi, wakwiyakira?
umuntu wavuye mu nzu y'Imana akayita akagenda, umuntu waguye ari mu rusengero akaba igiceri, umuntu wazimiye ari intama yazimiye, yaza bakamusengera. Iyo umuntu yihannye amarika y'Imana baranezerwa, ariko ni mu mwuka wera w'Imana yakugendereye, ngwino dufatanye gusenga. Tambuka dusenge. Imana igira impuhwe n'imbabazi. Nubwo bamwe bari kwinjira mu kazitiro k'icyuma, Yesu yiteguye kukwakira. Ntabwo ari bukubaza ikirarane ndetse n'ikiza akababaro, nta kubaza ibyo wangije. Oya, nk'uko korari yabiririmbye, Imana iradukunda. Tambuka. Tambuka, ibyo wangije byose Yesu yiteguye kubigarura mu murongo. Tambuka, ni Yesu uguhamagara, si umubwiriza. Tambuka mu ijuru wongere bakugarureho ukwihana, kuko umutima wawe ari kujya kure y'Imana. Urasigaye? Urasigaye? Niba umutima uri kugutoteza, ngwino ngusengere. Umuntu uvuga ati nasubiye inyuma mu byizerwa, uyu mugabo yampanuriye, ndashaka ko bansengera nanjye Imana ikongera igacana umuriro mushya, ngwino. Bamwe muriyemeye muraniraririye, ariko utungurwe nuko kukwirarira kuzagukoraho. Bamwe murashaka ngo kwihana bya kiyobozi, ariko umenye ko nta kwihana bya kiyobozi bibaho. Bamwe ngo murashaka ko abantu batabacishamo ijisho, ariko utungurwe nuko iki kibazo mbaje ejo ntazakikubaza. Ndashaka gusenga. Umuntu ushaka gusengera ni umuntu umwuka wera w'Imana yagendere ndi kwigisha, akavuga ati jyewe sinzi uwamubwiye amakuru yanjye, ariko ndandagaye, ndashaka ko bansengera, ngwino. Umuntu mu ijuru basuye ndi kwigisha kuruta abandi bantu, akavuga ati sinzi ikintu cyatumye yabivuga, ariko ndashaka ko bansengera. Tambuka. Tambuka, ntabwo ari ukugira ngo unyemere. Ushobora kwanga gusubiza iki kibazo neza, Imana igahita igukuraho kwihana kwayo. Ninde muntu uvuga uti jyewe ndasaba Imana imbabazi kubera ububwa bwanjye, ndasaba Imana imbabazi? Umuntu wihana ububwa nazi, akavuga ati jye ndimbwa ndihana ububwa bwanjye, gurisha icyubahiro. Umuntu wihana ububwa bwe akavuga ati jye ndimbwa ndashaka kwihana ububwa bwanjye. Tambuka. Iki kiri mu byigisho bikomeye. Umuntu ushaka kwihana ntategereza ababatizwa, bashobora no kutaboneka. Ushobora gusanga ari Imana ishaka kukuvugurura. Tambuka. Tambuka, niba hari ikintu mu ijuru bakubwiye, niba hari icyo Imana yakubwiye binyuzemo, tambuka. Twize ko byaribye bimucika aseka, abishaka rero. Waje ukihana ububwa bwawe, waje ukihana ububwa bwawe, waje ukihana, waje ukihana ububwa bwawe. Niba uzi ko hari ibintu wigeze kureka ukaba warabisubiyeho, ngwino wihane. Umuntu wese wigeze kureka ikintu akagisubiraho nazana. Umuntu wese uzi wigeze kureka ikintu akongera kugisubiraho nazi. Yesu aragutegereje none musange none uyu munsi. Umuntu uzi wigeze kwihana ikintu akongera kugisubiraho nazi. Itangazo riri ku ruhimbi. Niba uyu muntu akunda ubuzima bwe, niyumvire ijwi ry'Imana. Itangazo, umuntu wihanye ikintu akagisubiraho nazi. Umuntu wese wateze amatwi icyo nigishije, aya magambo, iki kibazo ndi kubaza ejo sinzakibaza, nzabaza ibindi. Niba iki kibazo ugishubije nabi, uzipevere, ntuzampamagare, birakureba.
mutekereze. Yego Mana ihabwe icyubahiro. Niba usigaye tambuka, mwe mufungiye aho ngaho. Baciye umugani mu rugande ngo ensibwe bange kwa debere ryonke mangu kubange nensi si mama wo. Isi ni guhibere rikurure vuba kuko si nyoko. Ubuzima bwo mwisi buragenda, abantu barapfa buri munsi. Isi ni guhibere kurura vuba. Iki kibazo mbajije ejo ntakibajije, wari uzi ngo uzagisubiza ejo katarahawe. Isi ni guhibere rikurure vuba. Uyu mugoroba nuhaguruka mu kwizera, Imana iragukorera igitangaza. Ikibazo cyanjye nabajije abantu, ugisubiza nabi biramureba. Reka dusoze iki gice cy'indirimbo duhite dusenga. Kingura. Uramutse usanze Yesu hari abadayimoni asaba kuvana mu mutima wawe, abadayimoni bateza kunywa inzoga, abadayimoni bateza uburaya n'ubusambanyi, abadayimoni bateza amagambo abishye, abadayimoni bateza umujinya, buri ngeso yose ya kamere igira dayimoni uyihagarariye. Usanze hari abadayimoni Yesu yifuza kugukuramo, wamukundira kuri mugoroba. Tambuka. Niba hari abadayimoni wifuza ko bakuvamo, tambuka Yesu akugirire neza. Niba hari dayimoni ukuziritse, murekure, mubwire uti wagegera we reka asange Yesu. Bwira Satani ati ndekura ni Yesu wandipfiriye. Haguruka mu kwizera, ubwire Imana ati ndashaka none ko bansengera. Nari nihagazeho, ndashaka ko bansengera. Uyu mugoroba uri mu migoroba ikomeye, ni nawo mugoroba mvugiyemo ibintu ntazongera kuvuga. Uramutse usanze icyo ari cyo kibwirizwa kikureba cya nyuma, wakwihana. Kingura umutima wawe. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Ndi kubona nta yindi ndirimbo dutora, ahubwo usiganirwa kuza ku ruhimbi wese ahaguruke mu kwizera. Si mutabaruka usanze, si pasitoro, si uje kurega Satani. Umuntu wese ufite ikirego ashaka gutangira Satani, ukabwira Imana ati niwe wabinkoresheje kandi ubu sinkiryishimira, ndashaka kumusezerera. Tambuka mubyara nabo, ubwire Yesu ati niwe none ugiye kuba umuhake w'ubuzima bwanjye. Nta yindi ndirimbo. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu tugiye gufatanya gusenga, sindusha abagusenga. Mwebwe bana b'Imana mutambutse hano, ndiringira Imana mutima wanjye ko ngiye kubasengera. Si ubwiyemezi, si n'ubwirasi. Yesu yavuze ko abo tuzahesha umugisha bazawuhabwa. Muzatungurwa nuko ibyo ngiye kubaturira mu bihe bitandukanye muzajya mugenda mubona igisubizo cy'ibyo byabahagurukije wa munsi. Abandi muhere Imana icyubahiro aho muri. Dusenge. Nyagasani Mana mubyeyi uba mu ijuru rya gatatu, se umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihimbazwe. Ntabwo nigeze niyamamaza ngo nzaze kubwiriza hano. Nabonye urupapuro ndangije nemera ubutumire, ariko wari uzi neza yuko nzaba mpagaze hano. Mana mu bitabo byo mu ijuru handitsemo ko uyu munsi twatangiye amavuna yo kubohora intama zawe. Ushobora no gusanga n'ababatizwa badakenewe, ahubwo habatizwa abantu bo mu mitima, abantu tukabyarwa bushya n'umwuka wera. Igihe nahamagaraga abantu, nahamagaye abo ndi busengere, haje abagabo n'abagore, abasore n'inkumi. Buri muntu wese afite icyamuzanya aha, kuko akabajije umutima akazindura amaguru. Nyemerera ngira ibyo nkubwira. Aba bantu ndabaturiraho ibyiza si ibibi. Ni wowe wabayegereye, urabaganiriza, ubemeza ko ibyo wamazemo iminsi bigomba guhinduka. Igihe nabahamagaraga nababwiraga ko nibagera hano ubabohora. Mana utabikoze waba untengushye, ndagusaba kugira ngo icyo gikorwa ugikore mu mitima yabo. Abantu bafite intugunda muri bo, bamaze igihe kirekire cyane ku gahato k'abadayimoni, bakora n'iby'imitima yabo idashaka, ariko Satani akabakoresha nabi. Aka kanya ibi bintu bihagararira aha ngaha. Ndifuza ko Imana itanga umugisha, kandi umutima wo kwihana uhagaze aha wose, nyirawo wuna mu mwongore kuko uradusumba. Umubwire uti bya byaha byawe ndabibabariye.
tubwira ijambo ry'ihumure ryatuma dutaha twishimye, tubwira yuko tubukuyeho umuruho w'ibyaturegaga. Bamwe twagiye mu kazitiro dukina twihamagariye Satani araza tubamo, ndetse n'ijwi ry'Imana ryari rikitukomanga. Cyakora barigishe twumva ko bakaraje. Mana, tugusanze nk'intebyi, tugusanze nk'impabe, tugusanze nk'igiceri, nk'intama yazimiye, nk'umwana w'ikirara. Ubwo ugendera abandi natwe ntuduceho. Mbarambitseho ibiganza ndi umubwiriza butumwa. Iyi mvugo nkoresheje si ubwishongore, si ubwirasi. Wavuze ko nidusengera abantu tubasengera tubatura umugisha bazawuhabwa. Ndatura umugisha mu ngo zabo. Ikitavuga Imana cyose gikurwe ku buzima bwabo. Kandi niba ndi umuntu w'Imana, mubyeyi wanjye, iri sengesho rifatanisha ikimenyetso. Uwareze Satani wese ahagaze hano, ikintu kikamuhagurutsa yumva yarabaye imbwa, ibyo binatakibikeneye, ubwo buzima maze kubuhaga, bimaze kumutera aski, Mana umuha imbaraga yo kunesha. Kuva nonaha umuntu atahe ameze uko ataje, yumvisemo imbaraga ibora. Ishije ibyigisho bibiri, icya saa 5 mutize n'icy'uyu mugoroba. Ntabwo nsanzwe mari isaha irenga mbwiriza, ubu ngubu kwari ukugira ngo mbahere rimwe n'impfunike ya mu gitondo. Ndashaka kureba abantu bavuga bati mva Imana ibimbashishe ibimfashemo, aya materaniro nzayakurikira uko Imana izanshoboza. Zamura ikiganza. Imana ibikubashishe mu izina rya Yesu.